yumvireho nasongera no kumbaza iki kibazo ngiye kubivuga yewe none ubu tuvugana pe ndarahira imbere y'Imana ishobora byose nta mukunzigira. Yo, ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel. Turatangiye tugiye kuganira n'umuhanzi, ntabwo ari umuhanzi nta nubwo ari umukinnyi. Bro, bimeze bite? Ni salama kabisa. Bimeze fresh? Ari kabisa, alhamdulillah. Hari umuntu wabonye ukuntu waje wambaye arambaza ngo ariko ni umuhanzi. Ndamubwira wapi, arambwira irakwa fese. Ndamubwira yo irananye nyizi ku bakinnyi ariko araza kutubwira ibyo ari byo. Yavuze ngo nambaye nk'abahanzi ariko niyo mpamvu nanimuze ngo tugiye kuganira n'umuhanzi cyangwa se umukinnyi ariko araza kutubwira ibyo ari byo neza. Hanyuma bro uyakire hano feel free, turi mu rugo. Mbere nashima n'umuntu wabashije kuduha space. Ni umuntu mfata nka mu wanjye wa kabiri. So natangira mushimira kubera ko mu bintu bitugora nk'aba content creator turi gutangira kubona nyine set ahantu ho gukorera biba bigoye, sibyo? Kandi urabona ko mu by'ukuri nta space nini bitwara, nta kintu cyatari biba bigiye gufata, ariko kubona space, umuntu uguha space abantu bakabyumva shabira cyagoranye cyane. Akaba ari impamvu rero mbere ya byose tugomba kubanza gushimira umuntu wabaduhaye space nyingi kugira ngo tubashe kuganira dukorera amafaranga kuri YouTube, sibyo? Hanyuma Hamdan, ahantu turi ni mu kibaya, uzumbwira ko ntago ukunda kuhatemberera, wahabonye gute, bimeze bite? Ye natunguwe cyane. Ntabwo sinzi ko ari Gisenyi, wallahi hari ahantu bameze gutya pe. Boro neza najyaga numva nko mu kibaya, ngiye nkumva ari nk'ahantu hari ibintu by'amashyamba nyine mvo bahise mu kibaya. Ahubwo ndahageze. No, ku bantu baheruka gutemberera muri ibice cyangwa se badaheruka Gisenyi, nanasuhuza abantu abashiti banje babankurikiye bari Canada, ba Benadolf, ba Jabiri, ba Jibrili, abantu benshi badukurikiye abari za USA, ba Ibtisamu, banambye ati dutegereje kuza kureba ikiganiro uze gukorana na Mido. Urumva ngo naba classmate bawe mwariganye. Yego, baba nambwira biradushimisha nyine iyo wakoze vlog ugatembera nk'ahantu muri Gisenyi, tukabona utembere nk'ahantu kuri Tamtam, tukabona harahindutse ukatwereka, bidukumbuza mu rugo. Ni nabyo bintu nyine tuba turi gukora mu rwego rwo kwimara irungu, kubera ko urabizi hanze abantu bakunze kuba bari bonyine cyane, kubera ko usanga haranga buri muntu nyuma y'akazi amenya ibye. Rero kugira ngo birinde irungu, usanga bimwe mu bintu bibafasha harimo nyine izi content tuba turi gukora, kandi bari abantu tugomba kubaha cyane kuko kugeza ubu amafaranga menshi dukorera kuri YouTube ava ku bantu bari hariya, kuko nibo babasha kubona ama ads YouTube ishyira muri content zacu. Wenda ibyo bintu nzabikora ikiganiro umunsi umwe, ariko just nagira ngo misobanure impamvu umuntu aba agomba kuba iyo shout out tukaba appreciate, kubera ko urumva baba badufasha kandi natwe tukabafasha, donc tuba dufashanya at the same time, sibyo? Naho ubundi rero mu kibaya ku bantu bataherutse ndaza kubereka agace gato uburyo n'ahantu hari clean, hari amazu meza. Ku bantu babizi ko turi mu bintu bya tourism, abantu baba bakeneye amacumbi, ama appartement, batubwira hano muri ibi bice harimo ama appartement agiye atandukanye. Hamdan, bimeze bite se? Bimeze neza kabisa, ariko nize ko ngiye kureka imico kujya nemberera ahantu hamwe. Biratangaje kuba ahantu navukiye ari n'ahantu nazi. Wallahi ni hatari. Hanyuma abantu benshi nimara ku uploadinga flyer kuri WhatsApp status banyohereje ibibazo byinshi. Mfite hano nanditse muri meme ya telefone, ndibuze kukubaza, ariko first of all ku bantu batakuzi ko kuri WhatsApp yanjye ngira abantu bandeba barenga 400. Hari abambye ati se uwo ninde yakora iki, bimeze bite? Ndabwirane muwe mutegereze araza kubibwirira. Okay, birumvikana. Amazina yanjye ngewe niswe n'ababyeyi banjye, banyise Midodori Hamdan. Uri abantu bashobora kumva izina Midodori bakibaza se ni Nyarwanda, ni Rigande, ni Cyarabu, bimeze bite? Iki gisobanuro nanjye sinzi ukuntu nagitanga, kubera ko buriya mu buzima bwose naciyemo bwo mu mashuri, nanjye ni izina abantu bose bumvaga bagaseka, kumwe umunyeshuri ajya imbere akivuga. Sinatinya no kubivuga, niba narabiterwaga n'ubwana, iri zina sinarikundaga pe. Ababyeyi banjye bari wamba barerera izina mu bintu nakuze numva bimbangamiye.
ribamo nigeze no gutekereza ko mbonye nk'ubushobozi warihinduza nagenda nkarihinduza, ariko aho naje kuba umuntu mukuru naje gusanga nta kintu yintwaye, ndikunda kuba narivuga ntacyo bitwaye. Navukiye naho i Gisenyi, niho navukiye niho nakuriye, yego mfite mama na papa n'abavandimwe batanu wa mbere. niwe uri imfura? Njye ndi imfura, nkurikirwa n'undi nkurikirwa n'impanga, umuhungu n'umukobwa, akaza undi mukobwa, abanyuma n'umuhungu. Ibaze imyaka tuba tumaranye ibyo bintu nkaba ntari mbizi bro, ibaze kabisa. Hanyuma imfura tumenyane kuko nanjye ndi imfura mu rugo, n'uyu munegu twicaye iruhande ni imfura hano. Ni mu imfura gusa. None se do ubundi nanjye dukina umupira, urabyibuka kuri Bundes zamani tukira abapeti back in days, umvaga izina Midodori cyangwa se Mido, tukumva bishobora kuba ari nka nickname, ntago nanjye nari nzi ko ari izina ryawe bwite, nibwo nabimenye. Ni izina ryanjye, buriya abantu benshi banyita Mido, ariko uhita ubyumva nyine ubwo ni Midodori bacamo kabiri, yitwa Mido, abantu benshi banzi kuri Mido, buriya ni gutyo bimeze. Ariko naho se ku bantu bavuze ngo, ku bantu bakubonye uri kwinjira hano muri Hood bakavuga se uriya muntu mugiye gukorana ni umuhanzi cyangwa ni umukinnyi, hagati y'ibyo byombi uri iki? Ukora iki? Gatoya buriya njyewe ibintu byo kuvuga ngo umuhanzi, kuba natekereza nk'umuntu yumva yana kwiyongoza, urabizi cyane ko umuntu yiyongoza utuntu twinshi dutandukanye, na rimwe nigeze nekereza naba umuhanzi pe, ntabwo izo nzozi nigeze uzigira, ariko nkakunda ibihangano by'abandi bahanzi. Buriya njyewe ushobora kubona indirimbo yose igiye mukabona hari akantu nziho nziririmba, ariko kuvuga ngo njyewe nagenda ngakora ibyanjye ntabwo byashoboka. Ariko football nk'inzozi z'umwana wese w'Igisenyi kabisa, umupira twarazikoranye, inzo nzozi twakoranye, nubwo bigenda bitujabuka bamwe, ariko umupira narumva sinavuga ngo iki, narakinnye mu makipe y'abana. Watunyuriramo ko hari abantu batabizi nk'amakipe y'abana wagiye ukinamo? Ikipe y'abana nakinnyeho nubwo ari benshi, bangiye ikipe y'abana nakinnyeho ni ikipe yitwa Fantastique, twatangiye abapeti batoya, bibuka dukina match amakipe abiri yashese igihumbi twenda kwicana, ndabyibuka bamwe bagiye bazamuka muri yego, ni naryo byagiye rifasha abandi kugira kariyere. Ikipe imwe yashize y'igihumbi, indi yashize y'igihumbi, rya desa tukubazi 8 amafaranga avuyemo tukajya kwigurira amandazi, yabaga ari match kugira ngo igikombe cy'isi giteretse hari. Ariko by the way biriya bintu byaranaturenze ko iriya myaka niyo abangiritse bangirikiye, twebwe byaturindaga rero. Urabona hano Gisenyi ibiyobyabwenge biri expose kubera ko twegeranye n'umupaka kubicora. Hari n'igihe wasangaga batwaye umwana tungana ngo ajye gucura, kuko bavugaga ku mupaka nta muntu ubuze kumukeka. Ariko urumva ko twe twabaga turi mu mupira byaraturenze, twakinaga match za buri munsi, imyitozo, amakipe tugahinduranya, byagiye bidufasha. Twari tuzi no kuwukina, dukura izo nzozi. Ariko nyine iyo umuntu akiri umwana arumva ko yabaga mu buzima bwa cyana, ukabyuka ukarya, ugafata godiyo ukajya gukina, ugataha ukigera mu rugo ukoga, nyine ubona ari ubuzima bworoshye, nta kintu wibaza uvuga ngo bigenda gute. N'abandi bose nyine bigeraho imyaka igenda yegera imbere, ni kugenda ubona ibyo uri gukora, ukabona niba mwaratangiye muri abana nka 20 mukina mu equipe, babiri bakamaze kujya mu cyiciro cya mbere, abandi bagiye, uracyanyanya ukabona ntabwo bikunda, bigera ukavuga sasa shobora kuba mbikunda ariko atari ibyanjye, wasanga njyewe amahirwe yanjye atari hano. Ugakomeza gutyo tu nyine ugatangira ukavuga ubuzima nabuhiga gute, akabirinze bikagenda bikujabuka, karangira yibereye umufana tu wabo mwakuranye cyangwa n'andi makipe muri rusange. Wenda njyewe ngiye kuvuga ngo abakinnyi mwakinanye ndabazi kuko twarahuraga kenshi, ahubwo ku bantu batabizi ni nk'abaye bakinnyi mwakinanye ubu bari muri Premier Division, abandi bari no bakinnye no muri National cyangwa se bari no hanze, abo wakwibuka bose narebe. Ndavuga abo twakinanaga muri iyo kipe, kuko mvuze muri rusange nabo twajyaga duhura nabo ni benshi. Ariko nk'iyo kipe Fantastique yacu, abantu bazi kapiteni wa Marine Ismail Gikamba, n'ubundi ari kapiteni wacu. Yego, kapiteni ibihe byose kabisa, ndabiye byose, ubona ari umuntu uz'umupira nyine, twese tuvuga ati ukavuga ati niba atanahari ntabwo tujya umva, ntabwo twajya gukina urumva ko nyine ari umuntu ukomeye. Nimba ba Parfait bari muri APR ariko yaravunitse, ariko ni uramubwira Imana imworohereza azakire kabisa, ko nawe afite byinshi byo guprova mu mupira. Ba Mirafa
Sisinyo ba Idrissa ba Papio nawe ubu ngubu nubwo byageze bikamushaho yabaye nkawe nyine ntabwo yabaye nkanjye byibuze we yakandagiye no mu cyiciro cya mbere akina no mu cya kabiri ariko ntabwo wakumva ukuntu yari yarinze afite imyaka 26 abakinnyi bacinduye rero bitayarinze ntabwo harimo bayahaya bikozaga za Gicumbi ukabona nyine umupira barawuzi ariko uzamuka ngo uve mu kipe imwe ujye mu yindi ni benshi ba Dieme ba Blaise n'abakinnyi benshi cyane twakuranye gusa utavuga ngo urangize ariko ubu ngubu se hari abakiburimo hari abagenda bawureka kuko nyine byibuze bo bakandagiye mu cyambere natwe twababereye abafana beza uko biri twara abasapotinze twifuje iterambere ryabo kabisa kugeza n'umw'iyi minsi abagikina tuyumvishe ngo ikipe kinameza gukina kuri stade byanze bikunze ujya kuri stade atari ko wenda ukunze niyo ikipe aravuga ngo njye kureba Rafian umuntu twakuranye ari umuntu wenyine uzima avuga ati ariko se reka njye kureba mushiti wanjye bana iyo ubonye ari gukina nyine mwaraciranye n'ubwo buzima bujya gukina buri muntu yazanye ijana ukabona we yarabikomeje nose njya nibuka umva bishimye abantu baze kunyanganira muri iki kiganiro ntabwo ndi buze kumera nkaho nihari ijambo ariko nuko ariko bimeze kuganira n'umuntu tuziranye nyine dufite amateka menshi duhuriyeho y'ubwana hari igihe byabaga ngombwa ko ijana ribura kandi ukeneye gutera match bakakubwira ngo ijana ryo gukoteza niba ritabonetse ntabwo ukina urumva ugakubitiriza ibipfunsi sinzi ahantu twayakuraga icyo gihe ko n'akazi kabaga gari twara abana turi mu myaka 13 14 amafaranga akaboneka byabaga bigoranye cyane kabisa ariko midobona uko ubuzima bugenda buhinduka wallahi kabisa uburyo twaburaga igiceri cy'ijana kandi dukeneye gukina twarakoze imyitozo ubundi iyo urebye iyo ukoze comparaison niba hari igihe cyabayeho tutabasha kubona igiceri cy'ijana gishobora kubura ngenda bivuga neza ndabizi ntabwo ubuhamya naguciye mu ijambo hari umuvandimwe we nakubwiraga yitwa yahaye ubuzima bwe bwose abantu twakoranye barabizi yizaniraga 90 urose twakoranye barabizi yizaniraga ibiceri 90 ukabona nyine haburaho 10 yagerageje ntabwo atagiye tugasanga dufite 990 10 tukibaza Okimana ni gitagaza rero byari hasi rero byo kugeraho umuntu aburi igiceri cy'ijana urumva byari ibintu bikazata ni mpamvu nari nkubajije kuba hari igihe twabaga twifuza igiceri cy'ijana kikabura uyu munsi ukaba ushobora kwambara inkweto y'ibihumbi 50 kugura ikinyusi cyangwa botini icyo gihe y'amadolari 15 muri Kongo bitarashobokaga idolari kuri 350 hari motivation biguka avuga ati niba hari igihe cyabaye ntabasha kubona ijana uyu munsi nkaba nshobora kubona n'ibihumbi 500 200 miliyoni hari motivation biguha ko mu gihe kiri imbere nyine ushobora no kuzatunga n'ibirenze motivation isomo ukura nyine muri buriya buzima dusubiye mu birabihe twajyaga dutekereza ko nta muntu wajyaga atekereza ko hari igihe kizagera akaba yava wenda twebwe twumvaga ko ubuzima bwose tuzabaho mu rugo rimwe no mu rugo ugasanga ubuzima ntabwo ari ubuzima bworoshye ugasanga nyine uri umwana ushobora kwiga umwaka wose niba wiga nko muri 5e cyangwa 6e primaire ufite inkweto imwe ugomba kwiyaranja ukayigana paka umwaka urangiye ntabwo rero byabaga ari ibintu byoroshye kiragiye ariko buri Imana irakora kabisa Imana irakora buriya byonyine umuntu yagakwiye no gushimira ko tugejeje kino gihe tugihumeka abo twakuranye twakinanaga turi mu myaka kimwe twarurungano tutabarusha n'ubusore nka Ramses urabizi kabisa Imana iborohereza kumeze muri ruko ridashira ari umupeti dukinana nemaje ibintu byose niba turi ku rwego rumwe ariko buriya kuva kuba bamwe babasha Imana ibasha kubisubiza abandi tugasigara mu Imana dufite umugambi rero kubitekereza niyo mpamvu uwo mupira twakuze dukunda ntago twawukinnye ariko nubwo nanone tumeze nabi kuko tutawukinnye tuvuge ngo basi ngo twese ko tuzakina umupira none ntago tuwukinnye tuviremo kumwe ibiyobyabwenge Imana yaradufashije yaraturinze abasore bakiri fresh mu mutwe ubuzima ugomba kubushakira ahandi tupfa kububona wowe ubu ngubu ndakeka ibintu binameze neza kubera ko ubu twagombaga kuba twanarikodinze ku manywa ariko ubu turi kuri kodinga 11:28 ziba ziri kurenga nyine sundown show sibyo kubera ko ubu ufite akandi kazi urimo nyine ni ibintu byiza byo gushimira Imana kuko buriya no kwirirwa duhura nta kintu dufite cyo gukora ntago ari byo nitwe bagabo bejo hazaza nitwe nyine bajene tugomba kuzaba turidinze hano mu mujyi wacu nyine
ubwo nkavuga nti kuba hari igihe twabayeho ku bantu bari buze kureba iki kiganiro ndabizi abenshi bari buze kukireba tutabasha kubona ijana ryo gukoteza rimwe na rimwe ribura benshi kabisa uyu munsi tukaba dutunze telefone za miliyoni dufite inkweto none tubasha kugura botine zo kujyana mu myitozo rimwe na rimwe tubizi ko tubizi neza ko tuzabakinnyi ni ikimenyetso kigomba kutwereka ko nibiri imbere vision waba ufite ibyo waba utekereza nzatunga inzu nzabasha kuba umugabo ngire famille birashoboka nta kintu kimwe kidashoboka kuko niba twarabashije kuva hari uyu munsi tukaba tugeze kuri level ndakeka nta wakwifuza gusubira muri iriya myaka ngabeho level y'ubuzima yari ariho sibyo iriya myaka iriya myaka bari dufite ubushuti bwa nyabwo ibyibuze ntabwo ubuzima twe tubaye muri iriya myaka navuga ko ari byiza kuko nabwo bwari bubi cyane byibuze iriya myaka kiriya gihe umuntu mwabaga muri inshuti koko mukaba muri inshuti yego niba uri kuvuga ati ngiye kuva hano mu rugo ngiye muri tiza ariko ndanyura kwa Kerizi nyine wanyuraga yo kumva ko ugiye gusura inshuti yawe bitandukanye n'ubu ngubu wenda ubu ngubu uko abantu bagenda nyine uko abantu bakura n'ibintu bigenda bihinduka ariko uko biri kose kabisa buriya buzima nta mafaranga twagiraga pe no kuyabona byaratugoraga ariko bari abantu nyine uvuga ati byibuze abantu b'inshuti nta byago byinshi twahuraga nabyo yego nta bintu byinshi twatekerezaga bitandukanye n'ubu ngubu wenda nanjye nguteye story urabona Shafi wo kwa Jimmy papa we yarabakaniraga cyane akavuga ngo ntabwo nshobora kwemera ko umuvana ngo mujye mukwirirwa mu mupira ntabwo ababyeyi benshi babyumvaga muri kiriya gihe ubu nibwo babyumva ko babona umukinnyi ashobora kugurwa 400,000 sibyo umukinnyi ashobora kuwuninga inzu y'imodoka agatunga famille rero Jimmy iyo twabaga dufite match ko niwe twatakiraga muri gymnastique byadusabaga rimwe na rimwe Shafi byadusabaga ko rimwe na rimwe duca iwabo turi ekipe twese twaba byari byose umubyeyi natubona twese dutegereje Shafi araza kugira akantu kimuhe abashe kumurekura agende tukabikora gutyo tukanyuranaho twese tukajya kwa Shafi umusaza akaraka batake nta kundi mugenda ariko ntago abagiye ariko akabikorera kubera kabona ko twese dutegereje mugenzi wacu n'umutse gitwabaga dufite urukundo rwa nyarwo urumva hari n'abandi bana twajyaga kureba babaga bati agomba kuva hano abanje koza ibyombo tukabata tukamufasha tukabikora tukabona kugenda nanjye ndabyibuka hari umupeti mama yatubwiraga ati ntago namubaha ataravoma kuko aragabuka bwije ubwo niba ari amajerekani 10 twajyaga no gutira mu baturanyi be buri bwo akaduha ijerekani imwe bwo ukavuga nyine akavuga ati nava hano atagiye kuvoma kuko iyo mu mujyi aragabuka bwije tukumva nyine ko ni ibintu cyabaga biri mu rukundo umuntu akabona ko n'abantu ajyanye nabo ariko ubu ngubu se nibyo ibintu ubona byanacitse nyine mu bana bato bo ku myaka twari dufite kirya gihe kuko bo ubona ko uyu munsi bahugiye muri telefone isi nyine yarahindutse nta kundi byagenda ariko ibi bari mu matelefone twabaga turi muri quartier double imeze nabi ko twakinaga gutyo rero hari nk'umuntu uri buze kureba iki kiganiro akiri umujene gerageza ukundane na bagenzi bawe kuko bonde muzakora mu bwana ni izatuma no mu gihe muzaba mumaze kuba amacura mukuze muzahana connection z'akazi kubera ko no mu bwana mwarafashanyije muzafashanya ni mu gihe muzaba mwarabaye bakuru ko nimudafashanya mu bwana bizagorana ko muzafashanya mu bihe biri imbere sibyo hanyuma Mido hari ibibazo mfite bimwe na bimwe abantu bambwiye ibibazo ko biri kunera hari ibibazo bimwe na bimwe abantu bambwiye oh my god hari abantu bambwiye handi yatize kutubariza Mido tutwaze tugiye dutandukanye barambaza bati se ubaze Mido kubera icyo agira inshuti nyinshi z'abakobwa kwanza urabyemera ko ufite inshuti nyinshi z'abakobwa ese ni nyinshi byibuze mfite inshuti z'abakobwa 45 akabaca muri 55 gusa ndazifite undi muntu rero witwa Yahya yambwiye ngo nkubaze reba muri kamera usubize Yahya ikiganiro araza kukireba mu ba mbere yambwiye ngo ko ugendana ko ugira inshuti nyinshi z'abakobwa ugira shiri ni Yahya bikubwiye ni Yahya wakishije reba muri kamera icara fresh nkuko gutyo aho ni fresh gutyo ni fresh nari meze kugira ubwoba gutya ndi mu cya leta
subiza ikibazo cy'umuntu bita Yahaya. Sasa yumvireho nasongera no kumbaza iki kibazo ngiye kubivuga. Yewe none ubu tuvugana pe. Ndarahira imbere y'Imana ishobora byose nta mukunzi ngira. Nta mukunzi. Ko hari umukobwa nyine nk'umuntu mukuru umaze gukura uri macuwa. Yego. Ndimo ndagerageza ariko nibikunda nyine nzamugaragaza tu. Ariko ntago birakunda gusa. Uri single ariko uri gusacinga. Ariko umuntu nyine uri seriye ushobora kuzashyira mu mago ndakeka ari ibyo ngibyo. N'imyaka iri kugenda kabisa. Hanyuma ikindi kibazo nashakaga kubaza ndajya nyuzamo kugira ngo utaza kubara nkaho waje mu bibazo n'ibisubizo. Urebye uyu munsi urumva twaganiriye abantu babyumvise ko uri umuntu wakinnye umupira kuri level itari ntoya sibyo? Nabo mwakinanye bumvishe ko nta bakinnyi bari fame bazwi aba Brazilian muri rusange sibyo? Mu gihe cyawe cyo gukina umupira ni iyihe myanya wiyumvagamo cyane? Yewe ubundi dutangira gukina umupira ndabyibuka ko uwo twarakinanye igihe gito muri gymnastique. Yego. Njye nabizi kera umuntu akiri umwana hari ukuntu njye gutangira gukina umupira natangiye ndi mu nimero 2 kuko nibwo abantu bandaga banyita ngo Daniel Alves. Yego. N'ubu ngubu hari abantu twakinaga ngo birabedura ngo baramamagaye ngo Alves. Ukikanga. Nka pazo bura pazo kwamawa iryo zina ndi ryazi nari ndi zirashobora kunyita kabisa. Ngo Alves urumva nakitangiye nyina 2 ni muri fantastique nagiyemo nyina 2. Yego. Urumva igihe kinini nakimaze nyina 2 hanyuma ndabyibuka bwo muri college bigeze bashe kuterekirita tujya kubamo tubakinira nagezemo mpindura umwanya ndavuga ariko ubundi ngiye bura mu buzima nakunda gutsinda ibitego pe nkumva natsinda igitego nkumva guserebura n'ibintu biremereye kabisa ndavuga reka njye kwibera umwataka iyo niyo myanya 2 igihe cyose igihe gito nakinnye umupira mu myanya 2 nakinnye. Warabitsinze se uko biri muri fantastique we nakuriyemo igihe cyo kwa mfite nk'ibitego nka 50 unkurikiye nagari muri 16. Okay, baraza kujya muri comment batubwire niba ibyo bavuze ari byo cyangwa se ari ukubeshya. It's fine. Turaza kubirebera muri comment. Abana bo kuri convention kabisa ku muhanda muze kumbwira ibintu bindi yavuze niba atatubeshya. Abantu ngo hajya abandi bizi ubu nk'abasumari bari kwisetsa barabizi banabaza akamaro kanjye nayo mbafite ibitego narayo batsindiye pe. Warabafashije igihe nari mfite imbaraga kabisa narayo. So ndakeka abantu bamaze kumenya Hamdan uwo ari we, bamaze kumenya ko Midodoro ari ryo zina rye, abarihina bakaryita Midoni nka nickname ariko n'ubundi iva ku zina rye bwite. Bumvisha parcours yawe muri football, bumvisha ko uri umuntu wakinnye umupira ubana n'abanyamupira. Hanyuma ndashaka introduce abantu for the first time hano kuri YouTube channel y'abatawuneri b'Igisenyi ko Mido agiye kuzajya akorana nanjye buri kuwa mbere no kuwa gatanu. Mido tuzajya tuganira iki kuwa mbere no kuwa gatanu? Yebwe ahanini no kuganira ku bintu bijyanye na football. Football kabisa buriya abantu nebumve ngo narayikinye twarayikinye ngo tuyivamo nk'abakinnyi bagire ngo no kwireba twarabiretse cyangwa ko umuntu yamenya ati nubwo ngewe nakina ariko bura mwikipe harimo harimo ikibazo kimeze gutya na gutya ubu uyu mukinnyi akina gutya na gutya nk'umusesenguzi tu ariko urebye ibiganiro byacu byinshi tuzatwibanda nko kuwa mbere tuzatwibanda nko kuri resultat zavuye mu mikino kuwa gatanu dusesengura imikino izaba muri weekend. So nyaboneka mukore subscription musharinge tujye tubasha kubana na Mido kuwa mbere no kuwa gatanu. Hanyuma tuzajya dukora match review zabaye, dukore no kuri match zizaba. No kuvuga ngo n'umukomenteta cyangwa se azajya sesengura imikino nkuko tubona n'abandi ba legend burayi nka Thierry ari babikora sibyo. Rero mu musupporting mu mwere ku rukundo, ndabizi ko Mido ari umuntu ufite abantu benshi bamukunda muri Gisenyi. Ese ubundi Mido man biriya bintu wabivuga gute kuba usanga ufite abantu benshi bagukunda nyine bakwikundira? Buriya sometimes ngewe biragoye ko abona umuntu wenda ujuje ibintu byose bavuga ngo uyu muntu nta muntu ubaho mbese muri make atagira defa. Ariko buriya ari n'uburyo wakoresha buriya ugakipinga abantu bawe.
ngewe kugira mbari n'abantu benshi nirinda buriya mu buzima abantu bose nabanye nabo barabizi kuva nabaho sinyagendera ku bintu ngo umuntu ngo azambwira ati ngo kanaka ngo yavuze ibyo bintu biteranya abantu benshi kandi ntacyo bimaze umuntu akabaza akakubwira ati ngo turi kumwe na bakanaka ngo nuza ngo yamuze ibyo bintu ngiye sinjya mbiha agaciro ntekereza ko ariyo mpamvu ngo Mana mfite abantu benshi pe ndabizi ko bankunda yego nanjye hari abantu nakubwira ati rwose uyu we ndabizi ko ankunda uyu we ndabizi ni benshi pe ni benshi ndabakangurira baze tuganire n'ubundi bajya kureba abo batazi sibyo barebe uwo bazi murebe uwo muzi umwana wo mu rugo mwebwe turi abantu duhura ibitekerezo byanyu umuntu yabyumva navuga nyine nkavuga nk'umuntu hamwe ngakosa kambwira atari ko hariya wavuze gutya ariko wari kuvuga ni ibyo ngibyo kabisa dusapotinge turebe ko basi nyine natwe dutera imbere mudufashe buriya kugira ngo tujye duhura igihumbi cyangwa uzifuze ko tuzahura ameze nawe ukama igihumbi ahubwo waza mu bikorwa ibintu bitagoye kuba wabikareba ntabwo bisaba ngo baragukata amafaranga turi abantu b'iwanyu nanjye icyo navuga nubwo cano iri mu mazina yanjye ariko mu by'ukuri ntabwo nayikoze ngo ibe iyanjye nayikoze ngo ibe iy'Abanyagisenyi first of all ndashaka ko iyi cano iba iy'Abanyagisenyi nyaboneka mu byumve cano y'abatawuneri ni iyi ngiyi ni ahangaha niba wumva hari na idea y'icyo wabwira abantu ushobora kumpamagara udafite nimero zanjye umbonye kuri YouTube cyangwa se nta n'undi muntu uzituziranye uretse ko Abanyagisenyi benshi tuba tuziranye jya muri description nsabe nimero ndaziguha umbwira icyo ushoboye nawe turebe niba twagutegurira indi segment kuko ubu turi kuvugana ibi bintu ni akazi kuko bizajya bizana inyungu nyibone medayibone n'abandi mwese inyungu izajya ibageraho amafaranga aramutse yinjiye wowe ucuruza uri kundebera mu duka ucuruza ibintu runaka nkaza kugura kubera ko nabonye amafaranga YouTube yampaye mba nguteje imbere sibyo ndumva ko rero abantu bagomba kubikorera urukundo nyine rw'abana babo rw'umujyi wabo turi Abanyagisenyi twita ko turi abanyamujyi nabyo ariko hari ibintu nyine tutarabasha kujyanisha naho igihe kigeze sibyo ubwo rero abantu nk'uko ndabivuze badusapotinge nk'uko duhura ku musigiti tugahura mu mujyi tugahura ku mamaci tugahura twasohotse ku mazi muri weekend mukamye uti uzaza n'uyu muntu uzahindura ibi n'ibi muri cya kiganiro mwakoze byari bimeze gutya na gutya shout out turi kuri Eric akunda kuma ama comment Stana Musoko n'abajene banjye n'abandi ntavuze na ba Patrick kuri Beka mugenda mumpereza ama commentaire agiye atandukanye ndabashimira cyane kabisa mukomeze mudushyigikire mu like igira agaciro mu commenting ibyo utekereza bishyire muri comment tuzajya tubisoma medazajya tabisome nanjye nzajya ntambisome nshobora no gusesengura ibintu simbivuge ko bishaka yego ni ibintu bishoboka ko ntago dutekereza kimwe ntago uri mu mutima wanjye ntago ndi mu mutima wawe ngiye nshobora kuba mbona ibintu gutya nawe ukabibona gutya ariko nibikureho ko nyine ngo ngavuge ibintu ngo niduhuze weho support niyo dukeneye nawe niki umwanya nawe bazawubuha nawe uvuga yuko byumva ko babikubwiye ko nicamo y'Abanyagisenyi ufite icyo wavuga umwanya bazawubuha ariko mu dusapotinge nicyo kintu cya mbere dukeneye wenda nanjye ikindi nongeraho ni ukuvuga ngo hano bizajya biba byemewe igihe Mido avuga ati mu biganiro byanjye bibiri mfite mu cyumweru ndumva hari umukinnyi nkeneye kuzana kubera ko hari ibyo nshaka kumubaza cyangwa se hari undi munyamupira undi mu Brazilian nshaka kuzana tukaganira icyo nzajya mba mari nk'umukozi ni ugutegura set aho tugomba gukorera ngategura ibikoresho byose buri kimwe ubundi tukabikora ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kurebera ku ruhande uze kuvugana na Mido niba wumva hari idea ufite cyangwa se nawe niba hari umukinnyi cyangwa undi munyamupira ashaka gutumira hano mu kiganiro cye cya siporo turaza no gushakira akazina tuzajya twita izina ry'ikiganiro amuzane mu kiganiro dushyushye umujyi buri muntu atanga ibitekerezo bye tubohoke tuvuge turusheho kwisanzura no gutera imbere bitangira abantu babona ibintu nyine akabariya ariko hamwe n'abantu hamwe n'Imana byose birashoboka ari nayo mpamvu numva ntago dutinze kubera ko turi muri introduction yo kubamenyesha umuntu tugiye kuzajya tubana
mwamwumvishe, ni umuntu wakinnye umupira, wabanye n'abakinnyi, ubana n'abakinnyi, ni umuntu ureba match nyinshi zishoboka. Ntabwo rero ari umuntu dupfe kuzana utazi ibyo azajya barimo kuvugaho. Ni umuntu usobanukiwe ibijyanye n'umupira, ufite ubumenyi kuri football y'akanyarwanda. Ndumva mu gusoza Mido, amayikipe y'inaha Igisenyi urabona gute? Etincelle, Marine, wenda na Rutsiro kuko niyo mu burengerazuba kandi n'ubundi ikinirana. Yewe ndahera kuri Etincelle, ni ikipe dufana, ikipe nkunda, ikipe dufana kuko ikipe n'umutumva nkunda n'umutima wanjye wose. Ikipe itsindwa nkababara, ikipe idafite abakinnyi babi rwose, ubona ukabona mu kibuga ibintu si bibi, amikoro nyine ni yaba ikibazo. Biramutse bikemutse bikamera neza, ndahamya neza ko yaba ari ikipe ikomeye, kandi nabyo tuyifuriza muri rusange. Ni ikipe nziza pe, nyine abakinnyi batari babi n'abatoza njye mbona ko atari babi, ariko nyine igongwa n'ikibazo cya mikoro. Mazemo n'iminsi, ariko ntabwo nyine wajugunye kano kanya uvuge ngo byaranze. Ariko Marine ni ikipe iri bien organisée, ni ikipe ifite abasore batoya bazi umupira, ikipe imenyeranye, ubona itambaza, idafite ibintu byinshi rwanda. Marine yo urebye iri financial stable, nta kibazo mu cyiciro cya mbere intego zayo ziba zisobanutse. Yewe n'abakinnyi bawe ngiye mbaye mfite ubushobozi bajya batsindwa pe, nuko bitabaho numva nabashira nk'ahantu nkabakubita ko nta kintu na kimwe baba babonye byose, babonye ibintu byose bameze bari mu equipe mu Rwanda bayeho neza, batuye ahantu heza mu kizungu, bakijya muri entraînement bakagenda mu modoka, bagenda mu modoka, bahimbirwa ku gihe, babona amakredi muri CSS, baba hamwe, bafite umutoza mwiza ubashakira connection muri za national, bafite support yose ishoboka, bari mu karere gaturukamo impano kabisa. Iyo ngewe nyishura mu mibereho iri ku gasongero hejuru mu makipe yo mu ntara kabisa. Nta bintu byinshi nayivugaho kuko sinjya nkunda kuyibona cyane iri gukina, ndetse kuba nzi ngo ibinaha ikaba yakina nkajya kureba, ariko nayo ni ikipe itari mbi, umutoza mwiza, ifite na bamwe mu bakinnyi beza nyine bagerageza. Tuzagenda tubisesengura abantu bazabimenya, tuzagenda tubigarukaho. Ndumva twasoza, ariko mbere y'uko nsoza ndagira ngo menyeshe abantu, urumva hano Igisenyi Mido hari abantu bakora keke nziza. Ufite anniversaire, ufite ubukwe, ufite ikindi kintu cyose uri guserebura ukeneye keke, hamagara abita Amanda Cakes, cyangwa ubashake kuri Instagram, cyangwa se umbwira ati ba bantu wampaye wavuze wamamaza bimeze bite, nguhe nimero mbahuze nabo. Bafite ibiciro byiza, bakora delivery, banakora neza kabisa, n'abahanga ku bantu maze kubaha, bambwiye ko ibintu ari fresh. Ikindi ndagira ngo mbabwire ngo ukeneye telefone nziza na handi wayikura ya iPhone uretse muri Kells Store, n'ama accessoires, amapochette meza, amachager original. Ufite ibibazo biri soft ushaka gukoresha kuri iPhone, kuri telefone yawe, ni muri Kells Store. Hanyuma iyo telefone wakuye muri Kells Store iramutse igize ikibazo, jya muri M10 Technology aho bita kwa Messi. Ni umutekinisiye wabyize, ni umutekinisiye uri popular, ukoreshwaho n'abantu benshi, kandi ntabwo abantu bakomeza kukuyoboka ukora nabi, sibyo? Ni umutekinisiye ukora neza, ni umutekinisiye wizewe. Jyayo niba bisaba ko telefone yawe irara, ugenda uryama usinzire, kuko ntabwo ari umutekinisiye ugira ubucakura. Telefone yawe nihagirira ikibazo, ni umuntu uba uri tayari guhita muganira ko byati dukora iki kugira ngo undi telefone, ndamubarangiye. Hanyuma ukeneye appartement nziza muri Gisenyi, abantu muri hanze mugiye kuza mu holidays, mu vacances, mukeneye appartement, murebe abantu kuri Instagram bitwa Top Notch, babafitiye appartement meza cyane. Utari ni Gisenyi uri Kigali, bafite connection, bashobora kugufasha kubona inzu kuri makeya, sibyo? Hanyuma hari n'abandi bantu muri gukura imodoka z'ama hybrids, sibyo? Bakeneye imodoka zabo kuba zabona ibikoresho hafi batagiye kure. Mbarangiye umujene bita Kendrick, afite iduka rishyashya, afasha abantu kugura imodoka, afasha abantu bakeneye gutuma ama pièces babuze inaha kuyabatumira mu gihe gito gishoboka bakayibona. Ni umuhanga, abikora neza. Si ba bantu ubwira ngo pièce yapfuye bakazana itariyo. Afite uburyo abikora bijyanye na technology umuzungu aba yarashyizeho, akakuzanira pièce ukeneye. Ndumva mu gusoza nanone, abantu mukeneye gukoresha amakwe, mukeneye decoration y'ama proposal, ibintu bigiye bitandukanye, mugiye muri Raja Decor,
arabafasha abakeneye gutaka amazu, amahoteli akeneye gutaka ibyumba bakorera amatablo meza ari artificiel. Nyuma ndumva twasoza mu gusoza, abakobwa za nshuti za Mido mukeneye gukoresha inzara mujye muri House of Nail, ni mu mujyi imbere y'umusigiti mukuru kwa Eric, ko bazikoresha azikoraho rikaka. Umukobwa wabuze umugabo iyo akoresheje inzara muri House of Nail rwose bihita bikemuka. Turasoje, we sign out. Mwakoze cyane, Imana ibarinde.